iga gutegeka ingingo, ntukemere ko urugingo na rumwe ruguteyeho rwigira ikigenga. Bwira Yesu uti mfasha uru rugingo turubohe, rwemere kukuyoboka, kuko sinshaka ko rwigira ikigenga. Kuko ku munsi wo gushya, aho kugira ngo mfashane narwima ibyo ruri gushaka. Haleluya! Nubwo rwababara, nicyo Yesu yavugaga igihe yavugaga ngo ijisho ryawe kugira ngo rigucumuze, kuramo ushyire hehe. Kwezwa kwa Pawulo rwari urugamba ruhoraho yarwanaga n'inarijye. Ukwezwa kwa Pawulo rwari urugamba rw'iminsi ingahe? Kwezwa kwa Pawulo rwari urugamba ruhoraho yarwanaga n'inarijye. Yaravuze ati mfa buri munsi. Aya ni amagambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 31. Buri munsi ubushake n'ibyifuzo bya Pawulo byahoraga bihanganye n'inshingano n'ubushake bw'Imana. Buri munsi ubushake n'ibyifuzo bya Pawulo byabaga bikijijwe. Buri munsi ubushake n'ibyifuzo bya Pawulo byahoraga bihanganye n'ubushake bw'Imana n'inshingano Imana ishaka ko akora. Ese uku guhangana no kujya kubaho? Noneho urategereje ngo uzakora ngo ari uko byakujemo. Hari umuntu ubwira umuntu nyaboneka doraka niko kayira ngo ntabwo ibyo bintu. None utegereje ngo bizakuzamo se? Nabyo. Ahubwo ugomba kwiga guhitamo icyo ugomba kumvira. Niba ari umubiri wawe cyangwa niba ari ijambo ry'iki. Ndasomye ngo aho kugira ngo akurikize ibya kamere ye, yakoraga iby'Imana ishaka uko byabaga bitamunejeje kose kandi bisaba kubamba inari. Hari umuntu uheruka kumbwira arambwira ngo ariko ibintu byo kwatura ngo ngewe ndamutse mbikoze ndi kubona n'inzu nkuyemo ntayiguriye. Wari abantu usanga barubatse utuntu twabo ariko batwubakiye ku busambo. Kujyana umuntu agashaka kuzamukira ku by'abandi, abambuye, abibye, kujyana ugakusanya iby'abandi akabyo ushaka kugenza ute kuzamukira. Iryo terambere ryawe nta mugisha uri. Yesu ashimwe. Kandi nyuma yuko ubigundiriye ukanga kubisubiza ba nyirabyo wabyambuye, Imana ishobora kubisanga ukabibura, n'ubugingo bwawe nabwo ukagenza ute ukabubura, ukazabura n'ubugingo buhoraho. Aho kugira ngo ubure byose rero, ni inama Yesu ashimwe, aho kugira ngo ubure byose ahubwo wasubiza ibyo bandi hakiri. Harya muri kubona Zakayo kugurisha, ubu uramutse uri umubyeyi, Zakayo akaba yari umugabo wawe, maze akaza mu materaniro agataha ari kuvuga uti burya feri turi kujyana iyi nzu y'ibunaka nayubatse binyuze mu bwambuzi bw'amafaranga y'abantu batatu, none kugira ngo nshobore kuyabasubiza turayigurisha. Kumusinyira biroroshera? Gusinyira uyu mugabo wadutswemo n'umwuka wo kugurisha ibyo mwari mumaze kubona, turi kujyana kugira ngo asubize iby'abandi yabambuye. Kumusinyira biroroshye? Bizadusaba kwiga gufata icyemezo. Ariko reka mbabwire ibyiza byo kumvira ijambo ry'Imana. Mutekereza ngo Zakayo yishwe n'inzara nyuma y'uko ashubije iby'abandi? Duke yasigaranye tutarimo imivumo, Imana yamuhereyemo umugisha. Haleluya! Yamuhereyemo umugisha, maze abaho n'umuryango ugenje ute ubaho, no hagati ye n'Imana ikibazo cyaragenje ute cyarakemutse, no hagati ye n'abagenzi be ikibazo cyaragenje ute cyarakemutse. Kwihana rero ni isomo buri muntu wese agomba kwiga. Ibyaha byakorewe mu bwihisho twasanze ko bimeze bite? Gihanirwa
byihanirwa imbere y'Imana gusa. Haleluya. Byihanirwa imbere y'Imana gusa, nta wundi muntu ufite uburenganzira bwo kwihanirwa, bwo kubwirwa ibyo byaha. Byihanirwa imbere y'Imana gusa. Ariko hari igihe Satani agera kuri iyi ngingo akakubwira ngo byose byihanire imbere y'iteraniro. Turi kujyana noneho ukagira ngo ni umwuka wo kwihana, naho Satani ashaka gukoresha uko kwihana kutari kwiza kugira ngo abone n'abandi. Turi kujyana abone n'abandi, noneho ugasanga ahubwo hatabaho kwiga neza kwa kwihanaho kugira ngo kubyara umusaruro gutuma Imana ihabwa icyubahiro, ahubwo kugateza imbere uruhande rwa Satani. Turi kujyana bwoko bw'Imana, turi kujyana. Mube maso. Haleluya. Hari umubyeyi wari kumbwira uti twigeze gukora amasengesho turi gusenga, maze muri kwa gusenga kwacu umwuka wa wundi nababwiye wari uri muri Yohana na Yakobo, Yesu yababwiye ngo nimuze umwuka ugenje ute, ubu mwadutsemo. Arahagurutse ati mfite icyo ndi kubwira iteraniro ndi kwita. Ati tubwire. Ati uyu perezida wacu, ubwo yari amasengesho yakora, ati uyu perezida wacu ndamwanga, aturetse no kumwanga niyo ahagaze imbere yacu ari kukiye. Turi kujyana. Ati nitegereza uko ari kureba ngabyanga, amaguru ye ndayanga. Turi kujyana. Asobanura imiterere y'urwango rwe. Maze perezida wa korari aho yari yicaye yavuga uti amaguru ye ndayanga, nawe akagenza ute, akayareba. N'abagenzi be b'abaririmbyi nabo bakareba ya maguru, yavuga uti umva nuko areba ngenza ute, ndabyanga. Agashaka telefone akareba amaso ye, n'abaririmbyi bakagenza ute. Yarangije kubisobanura, mbese mu rukumva yarangije kubisobanura. Uyu perezida wa korari yuzuye umwuka. Noneho n'abagenzi be mwumva Satani uko akora, n'abagenzi bakavuga ariko ubwo yihanye perezida ari amaguru, umuza aho riri rwose amaguru rwose. Atumva nubwo asabye Imana imbabazi ariko yari amaso ntaho utoya avuga. Mbese ibyaha biri kugabanuka, biri kwiyongera. Batashye babiri gakundi, baburi agakundi. Ibyo yavuze nubwo yabihanye nanjye narabitekereza. Umva niba ari umuntu ureba nabi ni perezida. Mbese ibyaha byacitse biri kwiyongera. Ikiri na perezida nawe umutima watufungiye, urwango rwaje, ariko mureba atari ko se we yari amaguru we ni meza. Ubwo yakijijwe nawe yaguye, yashoje ikorari isenyutse bitewe na cya kibazo cyagenje ute. Satani arahombye arungutse. Tugomba kumenya ko ubukristo bwacu bugomba kuba buhuje n'ibyanditswe. Haleluya. Nta ntambwe n'imwe wemerewe gutera utagishije inama ijambo ry'iki ry'imbere y'Imana. Urwo rwangano rwawe wanga mugenzi wawe umujije ubusa, urusuka imbere ya Yesu, unamubwira uti iki gitima gisigare hano mu izina rya Yesu, ungiremo umutima wo kumukunda. Haleluya. Ariko ujya kumukomeretsa kuko atabizi. Imana idakomeretswa n'ibyacu ariyo ihana. Haleluya. Imana ibagira. Reka mbabaze ikibazo namwe muteze amatwi. Ubu mwunda kubwira uti ndi kugusaba imbabazi. Ati burya nari mfite umugambi wo kuzakurogoka. Ngaho nimutekereze uhereye uwo munsi wakongera kumwizera, wavuga uti ni Imana ibikoze itashakaga kumva. Turi kujyana. Ubwo Imana imbuye ubu nagenda polipoli, tugiye kubana mu bwenge muri sisiteme, wakongera kumwizera. Niyo yakwihana ute, wavuga uti mbabarira ahanyereye ntihagenze ute.
ndiho tuzabana mu bwenge. Tugomba kumenya amategeko yo kwihana. Hari abantu bajya kuvoma inzoga za Babuloni hanze, ukaza wikoreye ikibindi cy'inzoga ukuye muri aya madini yo hanze, bitewe n'uko wabonye imihanire yabo, nawe ugashaka kubizana mu itorero ry'iki. Kandi iri torero ry'Imana riyoborwa na handitswe. Haleluya, Imana ibagirire. Aya mabuye rero impamvu ndi kuyagaruka ni ukugira ngo usuzume inyubako yawe irebe ko harimo. Ndimubwira ngo nukongera kubisobanura bundi bushya, ahubwo nukugukwiye. Ubukristo bwawe, iyi fondasiyo igizwe n'aya mabuye, cyangwa warasimbutse wiyubakira ibikuta byo hejuru gusa, fondasiyo ndayirimo wubatse ku musenyi. Imana ibagirire. Ubu tugiye gushyiraho rero itafari rimwe mu minota dusigaranye, tugiye gushyiraho irindi tafari. Haleluya. Twashyizeho itafari ryitwa gutangira intambara zo kugenza ute, zo kwizera, urugamba rwo guhindura ibi. Twasanze ko kugira ngo imico yawe ihinduke ise n'iya Yesu, twasanze ko bizagusaba imbaraga, kwihangana n'umuhati, utagenza ute, udacogora, wiga gusimbuza imico mibi ukayisimbuza imico myiza. Haleluya. Dukurikizaho irindi tafari kwiza. Nde warinyibutsa? Yego. Gutangira urugendo rwo kugenza ute, rwo kwezwa, naryo ni irindi buye. Twasanze ko kwezwa bizadutwara igihe kingana iki. Ubu hari abantu bavuga ngo ngiye gufata iminsi 3 yo gusenga ngo Imana ihite ibirangiza. Warangiza amasengesho iminsi 3 ukagira ngo byarangiye. Turubujyana bitewe n'uko umubiri wawe wose wafashwe n'inzara, wacitse intege, wataha uri kumva intege zacitse, ukagira ngo na kamere yagenje ute. Wagera mu rugo wanywa gakoma, uko umubiri uri guhembuka na kamere kagenze ute, igahembuka. Agasukari washyiramo bikazamukira rimwe, washyiramo amavuta bikazamukira rimwe. Mu minsi 3 kamere bayongeye kuba umusore. Ukibaza tungaho ibintu byo bizavamo, bizagusaba intambara. Widereka nyuma yo gusenga, egura intwaro. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubu rero tugiye kwigana irindi jambo rivuga ngo kwiga gutegeka umubiri wawe. Kwiga gutegeka umubiri wawe. Umubiri wawe ugizwe n'ingingo nyinshi, haba izigaragara n'izitagaragara. Zose Imana ishaka ko uziyobora. Imana ni nziza. Ijambo ry'Imana dusoma hano mu rwandiko rwandikiwe Abaroma, turasoma ku gice ngiye kubabwira. Urwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 19. Urwandiko rwandikiwe Abaroma igice cya 6 ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 19. Haranditswe ngo, noneho ndimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire iby'irarikira. Ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izagenza ute, izapfa, ngo mwumvire iby'iyo mibiri igenza ute. Imibiri yacu nyuma y'uko twinjiye mu Kristo yo ntabwo izakizwa, izakomeza gushaka ibyo yari imenyereye mbere y'uko twinjira hehe, mu Kristo. Turi kujyana. Niba umubiri wawe wari waratwawe n'ubusambanyi, ako gatima k'umubiri wawe kazakomeza kurehareha kari gushaka iki, ubusambanyi. Niba umubiri wawe, igifu cyawe cyari cyaramenyereye ibisindi, turi kujyana, nyuma y'uko ukijijwe winjiye mu Kristo, igifu cyawe cyo ndikizakizwa, kizakomeza kwishakira ibiki, ibisindi. Turi kujyana. Niba umunwa wawe wari waramenyereye amagambo mabi, gutukana, kuvuga nabi, kunegurana, kuba uvuye mu mazi, ndabwo bivuze ngo n'umunwa ngo wajyanye ngo watuyoya. Umunwa wawe nani wa wundi amagambo wamenyereye kuvuga nayi,
turi kujyana, uzanakomeza rero kwishakira kuvuga ya magambo mabi. Turi kujyana bwoko bw'Imana. Ubwo rero nyuma yuko winjiye mu bukristo, mubiri uzakomeza gushaka gukora bya bindi wari waragenze ute, waramenyereye. Nawe rero haleluya, uzatangira guhangana n'ingingo zigize umubiri wawe kugira ngo uzibuze gukora bya bindi. Murumva ko iki cyigisho kiri gusongera cya kindi cy'urugamba. Haleluya. Ubwo none ugiye gutangira intambara rero yo kurwana n'ingingo za guhangana n'amaso, guhangana n'umunwa, guhangana n'igifu. Turi kujyana igifu bati ndi gushaka kwinywera iki, ndi gushaka kurya iki, nawe ati oya sinda biguha. Turi kujyana amaso bati ndi gushaka kwirebera ibi. Uri kumwe? Amaso ari kubwira uti ndi gushaka kureba filime y'urukozasoni iki. Yumva amaso ngiye kukuvuga bati oya ahubwo urareba muri bibi. Haleluya. Ntabwo ugiye kumara isaha uri kureba abari kubyina bambaye ubusa, ahubwo ugiye gusoma muri bibi. Amaso bati niba ari byo noneho sindareba, baturareba. Haleluya. Nuko rero ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyirarikira, kandi muhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana ng'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke. Haleluya. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwagwa n'amategeko, ahubwo mutwagwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwagwa n'amategeko, ahubwo dutwagwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo, imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kukazana gukiranuka. Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe mu byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Haleluya. Hano hari ijambo umwuka w'Imana ari gushaka ko dutekerezaho kabiri. Nguko mwahaga ingingo zanyu ibiteye iki? Ngaho nimumfashe musubiza amaso inyuma murebe mbere y'ubukirisi. Mbere y'ubukirisi ingingo zacu zari ibikoresho bya Satani bishishikaye. Ngaho nimurebe, mumfashe musubiza amaso inyuma murebe abo twasize mu bupagani, uburyo ingingo zabo bazeguriye gukorera Satani bashishikaye. Yesu ashimwe. Ngaho nimurebe harya abo Satani yahaye akazi k'ubusambanyi barashishikaye, ntabwo bashishikaye. Bo bari gukora amateraniro yabo ntabwo ari iminota 30. Mujye mubitegereza nimugoroba, igihe muri gutaha muvuye mu kazi muzabona no bagiye mu kazi, barare mu materaniro yabo mubakere. Ingingo zabo bazeguriye gukora ibiteye isoni kandi zikorana imbaraga. Umwana umukobwa akinjira mu busambanyi agashoramo umubiri we, turi kujyana agahuriramo n'indwara akihangana. Turi kujyana akabikorana ishyaka, azasarura mwikisi urupfu. Nimureba abo Satani yahaye akazi ko kwiba, umunsi bamufashe bakamukubita inkoni 100. Turi kujyana Satani amubwira rero ubwo bagukubise, turi kujyana ubwo bagukubise
ni ukukwigisha umurimo kubwo ntutegereze ibyo gukira. Komeza. Sinabwiye umugabo wari ufite akazi ko kwiba Satani yamuhaye kugeza ubwo azana amara. Nuko mwahaga ingingo zanyu ibiteye iki isoni kuba imbata zabyo. Kuba imbata. Ingingo zacu iyo ziri gukorera Satani zikora zishishikaye, ibyo Satani yazitegetse gukora zikabikorana imbaraga. Bamweguriye igifu, urugingo rwitwa igifu. Hari ibiyoga byadutse byo ndi kumva bari kwita ibyuma. Rubujyana umuntu agafata igifu agasukamwo inzoga yitwa iki icyuma n'umubiri by'ubwabi. Icyuma n'umubiri murukuba birajyana kugeza ubwo igifu gishwanyaguritse. Nyuma yuko gishwanyaguritse akareka kunywa agakomeza akanasukamo bati wagifuwe ntushakushe, ariko ugomba gukora ukihangana. Nguko ingingo kuziha Satani akazikoresha ibiteye isoni, ariko zidakora zigenje ute zishishikaye, na nyuma yuko zangirikiye muri iyo mirimo Satani yazihaye ndizibireke zigakomeza zigakora zigenje ute zishishikaye kugeza igihe zizanegekara umuntu akagenza ute agapfa. Hari umusaza uheruka wanywaga inzoga aranywa ziramwangiriza, yanywaga imisuri ihiye iramwangiriza, igihe kiragera impyiko zirapfa. Agiye kwa muganga abonanye na dogiteri amuramubaga asanga impyiko ze zarangiritse, ariko zarangirijwe n'imisururu ihiye. Aramusanasana, arangije kumusanasana bati rero uhereye none ujye uranywa amazi. Turuguyana ibintu by'ibisindisha ku ruhande, kuko yari akiri ku iseta abyemera atabyemera. Ariko umunsi yatashyemo abwira umukecuru we ariko ati burya n'abaganga nabone ibi, ati umuntu umaze imyaka 70 ndi kunywa inzoga n'imisururu, kwe impyiko zanjye ngo zangirikijwe ngo n'umusururu, ati ahubwo ibyumweru 2 nari maze mu bitaro, ati naringa kumva, ati jya kukanzanira ndagunda karara. Yaragiye amugurira ibikombe 2 by'umusururu, amaze kwimugurira yaraje asukamo za mpyiko zahise zitumba, bwakeye mu gitondo yaturitse arapfa. Mbese bari gukorera Satani barashishikaye, bari n'abanebwe barashishikaye. Ingingo zabo bazeguriye Satani ngo azikoresha ibiteye iki, na nyuma yuko zangirikiye muri iyo mirimo Satani yabahaye ntibarakaruhuka, bitangiye gukoresha ingingo zabyo Satani yabahaye gukora kugeza kuko none twebwe Bibiliya irambwira ngo natwe twari nkabo, ariko Imana yaraturokoye. Haleluya. None se imaze kudukura muri ubwo bubata bwa Satani tugeza aha muri urugo rwa Data, dukora iki? Ndasomye ngo namwe nimufata ingingo zanyu, haleluya, muziha Yesu. Imana ni nziza, maze mu cyimbo cyo gukora ibiteye isoni zikora ibihesha umwami wacu icyubahiro. None wowe wakomeje kureka ingingo zawe zimeze nk'ihene zizituye. Amaso ni amapagani, amatwi ni amapagani, umunwa ni umupagani. Ngaho ndebe ntuguhora mu isengesho rivuga ngo turareba tugacumura, twakumva tukagenza. Ngaho nyumva fata ingingo zawe zibohe, naho zizakwandavuza. Yesu ashimwe. None se abakobwa bari hano muri uyu mugi bari kwambara ubusa, wagira mu kubita amaso imisazi bizamuke, ubita amaso imisazi bizamuke. Ngaho ni mundebe. Yesu ashimwe. Oya igihe kirageze kugira ngo buri wese asuzume hatsindirwa. Niba amaso yawe ari amapagani bariho urwanwa werekeye, haleluya, unasabe Yesu abigufashemo. Ubwireza Yesu ati Yesu aya maso ndashaka kumfasha kuyaboha, akajya areba ibinyungura
aho kureba inyangiri. Imana ni nziza. Uzi kugira ngo imbata yo kureba ibitagira umumaro kuri telefone, uhere nimugoroba utashye uri kureba ibintu bitagira umumaro, abantu bambaye ubusa, abari kurwana, impuha, amasaha 3 agenzute ashire ariko utabona umwanya wo kuvuga ijambo ry'iki. Kugera ubwo amaso ibimenyetso by'uko ari kwangirika bikugaragaraho, ukagira umva mu maso harimo imisenyi, kandi nta misenyi yagiyemo, ahubwo ni amaso amaze kunanirwa bitewe no guhora uri kureba kuri telefone, kandi uri kureba ibitarezana kunguru. Kugera ubwo urawe uri kurota ibyo waraye uri kureba, kugeza ubwo amaso apfa, batereka njye kugura n'ibikoresho byo kwifashisha, ariko sinasibaga filimi ngaho nyumvira ibyo uri kureba. Amaso yawe yabaye imbata uri kubikorera, bizakwangiriza wese. Tegeka amaso yawe. Haleluya. Nuko bimeze. Kugeza ubwo umunwa wawe ugukoresha amahano. Umunwa iyo utagenzuwe, abantu bishwe n'umunwa ntibagirira. Yesu ashimwe. Nuko iki cyigisho kitubwira ngo kwiga gutegeka ingingo. Umuja w'Imana Ellen White, amagambo dusorejeho hari icyo yavuze mu gitabo ngiye kubarangira. Ni igitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 4, page 288. Dore hariya umuntu utagifite aze ngimurangire uko yakibona. Haranditswe ngo kwezwa kwa Pawulo rwari urugamba ruhoraho yarwanaga n'inarijye. Kwezwa kwa Pawulo rwari urugamba rw'iminsi ngaho. Kwezwa kwa Pawulo rwari urugamba ruhoraho yarwanaga n'inarijye. Yaravuze ati mfa buri munsi. Aya ni amagambo dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 15 ku murongo wa 31. Buri munsi ubushake n'ibyifuzo bya Pawulo byahoraga bihanganye n'inshingano n'ubushake bw'Imana. Buri munsi ubushake n'ibyifuzo bya Pawulo byabaga bikijijwe. Buri munsi ubushake n'ibyifuzo bya Pawulo byahoraga bihanganye n'ubushake bw'Imana n'inshingano Imana ishaka ko akora. Ese uko guhangana no kujya kubaho, none urategereje ngo uzakora ngo aruko byakuje. Hari umuntu ubwira umuntu tinyaboneka doraka niko kayira ngo ndabwo ibyo bintu, none utegereje ngo bizakuzamo se? Nabyo ahubwo ugomba kwiga guhitamo icyo ugomba kumvira, niba ari umubiri wawe cyangwa niba ari ijambo ry'iki. Ndasomye ngo aho kugira ngo akurikize ibya kamere ye, yakoraga iby'Imana ishaka uko byabaga bitamunejeje kose kandi bisaba kubamba inari. Yabwiraga umubiri ati stop, sindakumva, wagifuwe ubwo uri gushaka kunywa biriya, kandi Bibiliya ibiciraho iki kwiteka. Ubwo uri gushaka kurya biriya, kandi Bibiliya ibiciraho iki kwiteka. Sindabizi igifuba ati nutabimba noneho ibindi bamba sindabyene. Urugamba ruratangiye, ndabwo rutangiye. Yashiramo igikoma kuko yacimye inzoga, yashiramo igikoma agafunga, yanywa amazi agafunga, yanywa amata akagira iseseme. Igifu kiri kurwana, ndabwira u Rwanda bati none ubwo wanzi birakungura unashaka kunywa inzoga, nabyo ndabizi. Akwiye igifu kikirwa kiri kuzenguruka ndakandu karimo, umunsi wa kabiri wagera kigacaba bugufi bati none mbere ninde ndaryemeye akagikubita igikoma. None weho ngo byaranze ngo ibintu by'ibikoma ngo ibintu biryohereye ngo mujye munanyihanganira ngo ni igifu cya amibe kizakwica. Nazo ngifu kiri kukurebera kizaguhitana, ugomba kwiga kugitegeka. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngumva ngo nese ngo kwa maso ngo abereyeho kureba ngo amarike ngahoreye urebe ko mutazashyana. Yabohe Imana ni nziza, uyabwira utereye none uzajya urareba ibifite iki amaso aryandi. Nubu mbura Bibiliya ngo gusoma ahumirize yange kureba.
niyanga kureba ujye kuryama ntibyari gusindagira. Haleluya. Ejo ubyuka uri gusoma Bibiliya cyangwa igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyangwa ibyigi, wumve ufite ikiziba akanwa ndapeta, wumva agatima kari kukubwira uti reba hari seri yasohotse wareba ko nagatima ukabwira ntabwo ndareba, ahubwo reka ndebe seri yasohotse yo mwiza. Haleluya. Uru rugamba n'ururwana igihe kizagera ibyo wangaga noneho ugenza ute ubikunda, bya bindi wakundaga ugenza ute ubyanga, ariko nutegereza ngo uzabyuka ngo usange byaje ndahari. Yesu azagufasha ari kurwana. Reka nzoreza hari ndi kubabwira ijambo. Iga gutegeka ingingo, ntukemere ko urugingo na rumwe ruguteye wigira icyizere. Bwira Yesu uti mfasha uru rugingo turubohe, rwemere kukuyoboka, kuko sinshaka ko rwigira icyizere. Kuko ku munsi wo gushya aho kugira ngo nzashane narwima ibyo ruri gushaka. Haleluya. Nubwo rwababara, nicyo Yesu yavugaga igihe yavugaga ngo ijisho ryawe kugira ngo rigucumuye kuramo ushyire ku ruhande, si ukuri nogoza icyuma, ahubwo ni ukuryima ibyo rigenje ute ibyo urwo rugingo rurariki, ni ukubyanga ukaribwira uti ntushaka, ariko nzajye mwiza, ariko ntabwo ruzapfa, ruba ruri kukubeshya. Iyo rubonye wafashe icyemezo rurayoboka. Haleluya. Ndikubona atari agafu k'imbuga rimwe, naringize ngo arabebetse, ngaho nawe warufatiye icyemezo rukayoboka, ariko rukayoboka rudashaka. Ubu tugenda dukurura ingingo zacu tumeze nk'abaziboshye, nk'uko mujya mubona baboha inka rurujyana cyangwa ifarashi cyangwa indogobe bakashyiramo cya cyuma ikayoboka, ariko iyoboka ibishaka. Nuko ingingo zacu tuzazitwara paka tuzigejeje kuri wa mupaka. Bati Imana izaba yarapfuye, bashyiraho agataka kuko nzaba naraziboshye. Ubwo icyo gihe rero niho zizatuza, zavuga ati reka tujyane, ariko waraduhagitse. Zihagike naho nukomeza kuzemerera zikiyobora, zaguta ku gasi.